hari ikintu itamenya amahonga kikamanza siba nawe kagega gakumenyera sebe karigeka ibyo kuburi mukuru wanjye sibyo bivuze tuziba amaherwe hano ni wacu kagega kamenya aho kari ariko urazibisha abonye kica hagati yacu gatangiye mutubu wanasubira mu byo wari urimo wa mutubu we taza kutuzibisha hano iwacu rero ako sisi usigaye byuko wambaye n'udukote se byose kandi birakureba wowe warebye ibindi ubwo ibyo ari byo kumbaza no ahubwo waramutse utera ntabwo uzi ikintu kiri kunsetsa agakote akajipo n'udusiripa ese icyo ni ikibazo kitaba ikibazo se tuzana ibibazo nawe bishimye kibazo ngambara umbwira ukuntu uzasuka ibyo bintu papa wowe se kubyutse wasokoresheje nasoko umusatsi umusatsi wanjye nyine nasokoje ubyutse wakarambuye neza nakarambura nuko ndi mu rugo ugiye kuvugira kuri video call aka kanya bibagije ko ngira umusatsi mwiza ngomba kurambura neza ariko bamakote wabika usi umuntu wagira nga yabwo ugiye mu kazi siko hajya ugiye muri biro ikote z'ubundi ninde wazanye kikote ari cyo gukoresha no nta kintu kinsetsa nk'ukuntu uhora wambaye ibyangwe wambaye dukote n'udusiripa utari na mwiza ntarinde nyine nubwo sister wanjye amusingurusha ubwiza se ubundi ushahe nkwerekeshere wanjye uhora ambwira ati umeze mwiza wanjye buri gihe mu gitondo arabizi sasere waragufera pe usibye dukote nese ubundi mu bihe banzo ndebe banzo urebe niye ndi mu bikwe okay sinsana mama ese mama ni nange ariko nsana papa ubwo se ni mama wanjye na papa ubwo se papa na mama mwiza ninde ni papa so ntago ugibona ko mama yahenze papa hajya bavuga gutera uwahenze nyine papa ni mwiza kurusha mama ubwo turabivuga gute cyaze ndo reba niba papa yarabyeka ucura gasa nanjye ubwo se ubona uri mwiza he haguruka turebe muremure ibyo byo burebure se iyo tujya kureba ubwiza turebe uburebure uri mukuru se nkaba muto haguruka nyine turebe maguruka se uri mukuru nkaba muto n'ubu biragaragara we asi umusista niki kigaragaza ubwiza inzobe ndigikara asubundi niho bajya bavuga abantu beza ujye undeba ngatwagiye ibintu biranga umuntu mwiza twumve ko hari ibintu biranga umuntu mwiza ya mbere nuko bari inzobe kandi ndiyo ngewe ndigikara se we njyamo umuntu wa mbere mwiza njya mbona imibiri yombi mama ashobora kuba yaraciye inyuma imibiri yombi nicyo kintu cyagaragaza umuntu mwiza maze nese ubundi ubu wavuye inzobe zimya mu nzu sheri yego kose sister nawe utangiye gutukana ni ukubera ko mumbwiye ko utari mwiza nibyo bikubaba erega kubambara udusuti kugira ngo ugaragare neza nkabyuka niyambara udusengeri nesheje amahoro ntabwo bivuze ko wanuka ujye ubyemera ariko uzi ko abantu bose babikubwira ahubwo uziyakire uvuga ati ufite sister wawe mwiza cyaza ko babicucu baragwira ubu urumva ko uri mwiza ninde se akubeshya wibonye he niko biri nose we ntabyo ubona so nanu gujye feelinga ko ufite sister mwiza cyakoze umugore umwe yashutse undi ngo hena ndebe undi arambwira ati bumva nabonye ubu siyo turi kugenda ntago wumva ufite ishema ryawe ninde wagushutse se kuri mwiza okay niba nta muntu wacitse niki kigaragaza nyine ubwiza bwawe nta kibazo niba nta muntu ujyamana n'abahungu se nicyo kuko wose ujyamana nabo ugenda bahereza nicyo kigaragaza ko uri mwiza se byumvisha ujye ubona ndyamana n'abagabo uryamana n'abaki n'abasore njyewe nturagera ku rwego rw'abagabo reka n'abasore ntituryamana gusa ibyo uryamana n'abasaza papa byumvise wamubwira ubundi abagabo n'abasore ubundi bamugani mwavugana iki ko ari abasaza ko numva ibisaza murayamuvugana niba ari byo bigaragaza ubwiza ako sister nawe utangiye kuntama pe buse nk'ibyo bintu byose ngo abagabo ngo abasaza ubu bizanyute ubu kweri nuko mbwiye ngo suri mwiza subundi biragaragara reba no kuntoki zanjye nawe wirebe twagira ngo tuvukana ariko uri kwigura burana sinzara mfite nziza kukurusha si mu maso ndi inzobe sinzi yo waturutse warangiza ukavuga ngo ibyo ni imishi harega sujye ubona njye byose nambaye amakote ngo bambone reba ko ntiyambariye agasengeri ntubona nifite shere w'umuntu nyine nta kizere ufite ntawe ukeneye kukubona niyo mpamvu wambaye wiki se ko bambonye byarangiye wiri gutandika barakubonye ubwiza bwe barabuhazi nicyo kintu gituma somva kuri mwiza ugenda utandika imbere y'abantu se nibyo bumva ko wabyita ubwiza waretse ibintu byo gusesereza reka ibintu byo gusesereza gusesereza se ahubwo wowe
mbwira urupfu wapfuye ku buryo utekereza ukumva kuri mwiza ase ubundi igihe twahereye tuburana ngaseka turebe tuseke turebe useka neza duseka si ibicyo mwenyura ko nseka neza nyine turebe sa mba nseka neza ndabizi useka Imana yandemye ku wa mbere nuko ngendema kwa kangahe ku nko kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru njyewe yandemye mbere yuko ikurema njyewe yandemye ku wa mbere mu gitondo kurema nimugoroba nuko wenda ushaka kwitwaza ngo utuntu twa bukuru wantanze kubona izuba ariko ibindi ase ubundi twigwa tuburana reka tubaze kajya kagacucu kitwa nde utambwira ko nako mwaryamanye kariya kantu ubwo wagaha kagenere seseme nawe pe ako nawe wabirakariye mu kuba uri we ntabwo ari ukubirakarira mo kwini tujye tuvugisha ukuri ukabigikara tujye twemera ko ibintu bimeze inzobe ufite ntabwo ari igaragaza ubwiza bwawe urumva nanjye ndi inzobe kandi ujye ureba neza uri gutuma umusatsi wanjye n'ubundi igikarase nacyo reba ukuntu ufite ibyinyo bihengetse ngo uri mwiza se he are iyi ni imitako y'uwiteka sheri ndumiwe cyane tugahamagaye nari hajye kwitwa gute banza umbwire ngo iyo mitako y'uwiteka oya reka tumanze tubaze Kadihira banza umbwire Kadihira se kari akantu ko kasigaye kamaze kubyimba ku byo katitaba n'abantu kariya kaba kari asuzure gukubura imbere y'abantu ibyo tuguhamagariye izo nkweto wambaye ni izande mabere usiko aka kantu inkweto zawe usigaye wambara n'inkweto z'abantu icara twangaho nsobanura izi nkweto ntabwo ari izawe kwiga usiko ariko gahita gahubuzwa no vuba mwanzi ibyo mukabanza mukambira ibyo mwe muravuga ibindi mu utangiye kuzajya uvugishwa nzakujwe ubura ubibone yewe kantu katagira ubwenge nta soni nzongera kubona ubwo burenge mu nkweto zanjye nzabukataho njye kubumanika Nyabugogo ese kwinwa ese tukabanza tukakabukora cyangwa uburenge umuntu yanabukeba twabuhereza inkoko okay nta kibyo ngibyo reka tubyihore nizeye ko wabyumvise ayo maguru niba ushaka kutayasanga Nyabugogo uzambwira hanyuma rero reka nkubaze hagati yanjye na mukuru wanjye iyo urebye ninde ubona ari mwiza twareka dushwana ibyaravuga ndahita amenya umwanzuro hari ikintu ndahita amenya amaho ngaho niba nawe kagega gakumenyera reka ibyo kuburi mukuru wanjye si byo bivuze iki tuzibe amaherwe hano ni iwacu kagega kamenya aho kari urazibisha abonye kici hagati yacu gatangiye kuvuga wanasubira mu byo wari urimo wa mutubu we utaza kutuzibisha hano iwacu rero urakwitabaza suri igiki hano katubwire kabone kagenda njyewe narabirebye neza nsanga wowe uri muremure da urusha murumuna wawe si bisanzwe se umuntu mukuru se agomba kuruta umuto ziba nawe ubu uzagira imyaka nk'iyo mfite ureshya nkanjye ziba nawe zibe utaza no kongera kuzirishwa ibyo kuzibisha ku meza ibaze ko utangiye kutuzibisha kandi wowe bwacya twakuzingishije ngaho komeza ngo dukomeze utaza kugira ngo turi ku rwego rumwe kuba tukubwiye ngo uze wicazwe aha ngaha kugira ngo utagira ngo ni uko hari urundi rwego uriho nakubwire nuko nyine mu mitubu ibasha kugaragara muri uru rugo ni wowe ugera ahagaragara ukagaragara asista nawe kandi utangiye kurengera sister uzi nanjye yerekana nuka sister akabije okay rata twibwirire wigisubirire mu mirimo twibwirire njyewe rero iyo ndebye nkareba rero ntaciye ku ruhande wowe ufite buri ntiwumva rata sheri ni wowe wanjye wabyumvise akambere nakabonye aha iki se byumve sheri ubundi se bese mbanze nkubaze havamo iki samabye havamo ikira nta kibazo iyo mishuyi ngaho bigaragaze ko ari ubwiza reka komeze nari nkomeje umvumvura vuba ikindi mu buryo bw'imiterere mu burebure n'iki usutse neza igihe ugaragara neza nubwo uri umutubu ariko ntacyo ariko urakavuga uretse gatasoza ariko ubu ngubu tugiye gukoresha yego ubundi wowe amazina reke kujya muri detaye ubivugire rimwe tubyumve tugiye gukoresha tombora rero ari igihe mba muri aha ngaha ndimo ndikuburira urabona rero ndimo nkubura cyangwa ari igihe njya noza nk'ibyombo nkabona munyuzeho nawe ujya uva mu magambo ariko twebwire uwo ngirira ari cyane n'uyu nguyu ubwo urumva
sheri mbikubwira abasaza wabyumvise se birwa bare ndeba yakugiriye irari yakugiriye ntabwo yakugiriye oya nuko ndi mwiza abantu babi ntabwo babagira irari rihuriye hehe n'urukundo kubera abantu babi ntarari bajya babagirira ntara bakugirira rimeze gute ariko buriya mvira kuri fone kahambirwe ase wowe kutangiye kurengera ngewe urumva nta kibazo ngewe reka nisubirire mu kazi icyo nabamenyesha ibintu byo kuburana kwanyu turakoze umva nizere ko kemeye none nezongeye kubona urangurira ikivuruguto cyane urangurira ikivuruguto akarindwi ahubwo ngewe urumva nawe witwara neza kamva imbere kasibuka asa wamuretse nakundi kari kavumbura kagira nambaye n'inkweto ze buriya nta kibazo reka ngewe nigendere kandi nsubire mu kazi kanjye sisita ntabwo muryamana ni gute akugirira ariko uramubunge urabona twaryamana ntabwo twaryamana indaya si indaya y'ibiki nicyo kintu gituma wishika ukagira ngo uri mwiza indaya na bene wanyu kwini uri n'undi indaya munsi ntuzongeye kuvuga iryo jambo indaya nta uri indaya kuva kwa ese ujya uri mwe abantu beza bose abari indaya kuba umuntu ari mwiza ntabwo aba ari indaya ntukabone twesha agaciro ni ububi bwanyu nta muntu bareba ngo batugire ibyo irari ntaho rihuriye no kuba umuntu ari mwiza sheri nuko uri mwiza nabyo birakunda biterwa nawe undi ngutanga bitagoranye wowe bakoraho gutyo ukaza ugahita wiza ibyo ngibyo ni ishyari ahubwo mani gutabara umva ngerekana nigendere bareko ntandakuyemo ndase nakuyemo yanyu cyangwa uranatwite